Yesu ashimwe. Uyu munsi rero turacyakomeje kumva amagambo meza cyane ahindura ubuzima. Reka dusome mu gitabo cy'imigani. Iyo bavuze igitabo cy'imigani ni igitabo cy'ubwenge, kirimo amagambo yubaka ubuzima bwawe, amagambo ashobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Nanone turasoma mu migani igice cya 26 ku murongo wa 11 harimo ijambo rivuga ngo nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo niko umupfapfa asubira ku bupfapfa bwe. Iri ni ijambo ry'Imana, niko Imana yabwiye abantu ngo nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo ni nako umupfapfa asubira ku bupfu bwe. Rero icyo usabwa ni iki? Ugomba kugerageza ukaba umuhanga. Kugira ngo ube umuhanga mu bintu ukora ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo bigoye, ni utuntu turi simple. Bisaba iki? Cya mbere ni ukwakira Yesu n'umwami n'umukiza wawe, ukareka ibyaha. Nicyo gisubizo cyo kuba umuntu utari umupfapfa, nicyo gisubizo cyo kuba umuntu w'umunyabwenge, ni ukureka ibyaha. Kabiri, ugakora akazi tujuru, ugakora buri munsi akazi ushyiramo ingufu. Uyu munsi bishobora kwanga, ejo bikemera. Uyu munsi ushobora kuba uri kurira, ejo ugaseka. Uyu munsi ushobora kuba urwaye, ejo ugakira. Ubuzima ni uko bugenda, ahubwo icyo ukwiye guharanira no kugira ngo ube umunyabwenge, umunyabwenge ukora, umunyabwenge uvuga, umunyabwenge utekereza. Rero ndagashimiye mwe mwakoze subscribe, nimba utarayikora yikore kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu, kuko Imana irashaka ngo tube abanyabwenge, irashaka guhindura amateka y'ubuzima bwacu, irashaka kudukura ku rwego rumwe ikadushyira ku rundi, irashaka kurema ibyo agadayimoni bari baranyaze ku buzima bwawe, irashaka kubigarura. Rero izere, ujye usenga uvuga ngo nakiriye ibyanjye agadayimoni bari baratwaye, nakiriye amafaranga yanjye agadayimoni bari baratwaye, nakiriye igikundiro cyanjye Satani yari yaranyaze. Vuga ayo magambo: nakiriye ubuzima bushya, nubwo Satani ashaka kuburiganya, nakiriye umugisha wanjye. Murakoze, nakagaruka mu kanya.